Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu byaranze umuhanzi The Ben mu bwana bwe kugeza ageze aho ari uyu munsi. Iyi ni imwe mu nkuru zidasanzwe cyane The Ben yigeze kuvuga ku bwana bwe. Ubwo yigaga muri JS do Gahini, The Ben yavuze ko hari igihe yazimije amatara yose y'ikigo ndetse hazimiramo n'aya Centre de Santé. Icyo gikorwa cyatumye ubuyobozi bw'ishuri bumwirukana bumubwira ko azagaruka azanye umubyeyi. Ariko icyo kibazo cyari iki? Mama we ntiyari ahari. The Ben yavuze ko undi muntu wari kujyana nawe ari marume we cyangwa se nyirarume we, kandi ngo yari afite ubwoba ko yamukubita. Nibwo yahisemo gukora ikindi kintu. Yagiye muri centre hafi y'ikigo arategereza, ndetse avuga ko yabaze amasaha yari hagati ya Gahini na Kigali. Nyuma amaze kubona telefone yahamagaye headmaster, ariko aho kuvugana n'umuyobozi umunyeshuri utinyitse, The Ben yahisemo guhindura ijwi rye arivugisha nk'umuntu mukuru, amubwira ko uwo mwana ari kumwe nawe, ariko ko nta mwanya afite wo kumuzana ku ishuri nk'umubyeyi we, ndetse amubwira ko uwo mwana naramuka yongeye gukora amakosa azamukubita. Hanyuma amubwira ikindi kintu cyatumye headmaster atinya kurushaho, ati ubu ndi kumwe n'abasirikare bagiye Darfur kandi nzagaruka bitinze. The Ben yavuze ko yumvise headmaster afite ubwoba cyangwa se yikanzemo ubwo yamuvugishaga, maze amubwira ko umwana atari mubi, ko ahubwo headmaster abwira umubyeyi wa The Ben ko yari yiyitiriye, amubwira ko umwana atari mubi ahubwo agaruka ku ishuri kandi akirinda gusubira amakosa. The Ben yaragarutse, headmaster aramubwira ati navuganye na papa wawe ariko uzongera sha. The Ben nawe mu mutima ati naguhamije sha uzongere. Iyi ni inkuru The Ben ubwe yibuka aseka, ariko igaragaza ukuntu akiri muto yari afite uburyo budasanzwe bwo kwikura mu bibazo. Ikintu cya kabiri The Ben yakoze kidasanzwe mbere y'uko The Ben aba umuhanzi uzwi, kuririmba byaratangiye muri we akiri muto cyane. Yavuze ko iyo abashyitsi bazaga iwabo yajyaga kubaririmbira nta muntu umutumiye cyangwa se umuhamagaye. Yapfaga kubona abashyitsi baje gusa akidumukiza akajya kubaririmbira, abashyitsi bakanezerwa no kumwumva aririmba. Yavuze ko yumvaga icyo gihe yari afite hagati y'imyaka 4 n'5. Nyuma yakomeje kuririmba muri korali kugeza ku myaka 18. Yavuze kandi ko yamaze igihe kitari gito aririmba na Tom Close cyangwa se baririmbana, ariko ko hari ibyo yakoraga abihishe mama we. Impamvu yamuhishaga, The Ben yavuze ko mama we atigeze yifuza ko aririmba indirimbo z'urukundo cyangwa se indirimbo ziri secular, kuko yabaga muri korali. Nubwo byari bimeze gutyo, The Ben yakomeje gukurikira impano ye. Nyuma indirimbo ye bwite ya mbere yise Amaso ku Maso iza kuba imwe mu ntangiriro z'urugendo rwe rwa muzika. Ikintu cya gatatu kidasanzwe cyaranze The Ben cyangwa se yakoze mu bwana bwe, yirukanse kuri stage yibwira ko bamuhamagaye. Iyi niyo nkuru ishobora gutuma abantu benshi baseka. The Ben yavuze ko akiri mushya mu muziki, hari igihe yari agiye kuri stage bwa mbere, agezeyo yumva bahamagaye The Brothers. The Ben yumvise ayo mazina aribwira ati nige bahamagaye, ahita yiruka ajya kuri stage, ariko agezeyo asanga ni The Brothers bahamagaye. Aho kugira ngo ahindukire yisubire gusa, The Ben yavuze ko yakoze nkaho nta kibazo gihari. Yahise atoragura agatambaro ka Dani Vumbi, umwe mu bagize The Brothers, aragaruka. Ariko ageze aho abandi bahanzi bari asanga bose bari kumuseka cyane. Tekereza rero umuhanzi ukiri mushya yirutse kuri stage yibwira ko ari we bahamagaye, akagerayo agasanga abandi aribo bari bahamagaye. Ni kimwe mu bintu The Ben ubwe yavuze ko iyo abyibutse bimusetsa cyane. Ikintu cya kane cyaranze The Ben mu buto bwe, umupira w'amaguru wari mu maraso ye. Abantu benshi bamuzi cyane nk'umuhanzi, ariko The Ben yavuze ko umupira w'amaguru wari igice cy'ubuzima bwe kuva akiri muto. Yabajijwe niba koko yarakuze akunda gukina football ndetse akanakinira ishuri yigagaho. Igisubizo cye cyari gisobanutse cyane. Yahise avuga ko n'ubu yakina kabisa, ariko nk'uko The Ben azwiho gushyiramo urwenya, yahise avuga ko igihaha atakemeza ko agifite nk'icyambere. Mu yandi magambo, umupira wari ukiri mu mutima we, ariko yari azi ko umubiri we utari ugifite ubushobozi nk'ubwa mbere. Kandi ibi bituma tubona ko mbere y'uko umuziki umwinjiza mu mateka ya muzika nyarwanda, yari umwana ukunda cyane umupira w'amaguru. Ikintu cya gatanu cyaranze The Ben mu buto bwe, intare cyangwa se akabyiniriro ke ko ka kera. Ikintu cya nyuma gishobora gutangaza abantu ni akabyiniriro ka The Ben. Uyu munsi benshi bamumenya nka The Ben, ariko amazina ye bwite nk'uko yabyivugiye ni Ben Mugisha Intare.
Ubwo yabazwaga kuri ayo mazina, The Ben yavuze ko intare ari akabyiniriro bamwitaga cyane kera. Ibi bivuze ko intare atari izina yaje kwihimbira amaze kuba icyamamare, ni akabyiniriro kari kamaze igihe mu buzima bwe. Kandi iyo ubihuje n'uko yari umwana waririmbiraga abashyitsi, agakina umupira ndetse akanagira udushya tw'ubwana, ubona ko The Ben w'uyu munsi afite inyuma ye amateka y'umwana wari ufite imico n'ibikorwa byinshi bitandukanye. The Ben uyu munsi ni umuhanzi uzwi cyane, ariko iyo asubiye mu mateka ye yo mu bwana usanga hari ibintu byinshi bituma umwenyura. Yazimije amatara y'ikigo ndetse hazimiramo n'aya centre de santé. Centre de santé yose ibura umuriro ndetse n'ikigo cy'amashuri kibura umuriro kubwo kuderanja kwa The Ben. Yatangiye aririmbira abashyitsi baje kubasura mu rugo iwabo. Yigeze no kwiruka kuri stage, ajya kuri stage azi ko ari we bahamagaye, kandi mu by'ukuri bari bahamagaye The Brothers. The Ben ni umuntu waciye mu dushya twinshi. Uyu munsi The Ben agaragara nk'umuntu uciye bugufi kandi witonda ndetse wuzuye urukundo n'amarangamutima menshi. Nyamara ubwe yivugiye ko mu bwana bwe ari umuntu warangwaga no kurwana cyane, kugira amahane, ndetse akaba nta muntu wajyaga amunyeganyeza. Ngayo nguko nguwo The Ben nibyo byamuranze mu bwana bwe.